umuntu ufite miliyoni 5 kuzamura buryo urya muntu aba afite ubushobozi bwo kubaka kandi akubaka inzu akaba yanayijyamo. Ushobora kuba ufite ikibanza cyiza, ufite n'amafaranga yo kubaka inzu iyo ari yo yose cyangwa se iyo ushoboye kubaka, ariko umuntu ugiye kukubakira akaba atazi iryo banga, burya inzu igomba guterekwa ahantu hakomeye. Ni ukuvuga ngo iyo ucukuye ugomba kuba shuwa ko inzu yawe wayicukuriye ukayigeza ku butaka bukomeye. Amazina yanjye ndi Engineer Giraneza Meshake, nkaba mpagarariye company Sustainable Home Design Rwanda Limited. So nizihe serivisi company yawe itanga cyangwa gutanga muri rusange? Dusabira abantu ibyangombwa by'ubwubatsi, hari byo application of construction permit, dukora land surveying cyangwa se icyo bita subdivision, dukata ibibanza ku buryo bujyanye n'amategeko. Ikindi dukora house maintenance, gusana amazu. Ikindi dukora construction plans cyangwa se house plan cyangwa se house designs. Ikindi dukora rooftop design, ibisenge kubidesigninga, abakeneye ko tuba designingiraho amasolar panels cyangwa se panneaux solaires imirasire y'izuba tuba designingira. Ikindi dukora ni supply of construction materials, tuba supplyinga ibikoresho by'ubwubatsi harimo amatafari, imicanga, amabuye n'amakonkasi. So nkunda ubwubatsi, nabikuriyemo kugeza ku kigero muri 2019 nagerageje kubaka ariko bitemewe n'amategeko. Nari mfite na famille narashatse iki nta n'ubushobozi. Nyuma kubera ko nubatse ibintu bitemewe n'amategeko barabisenya, mpita mfata umwanzuro ko nkwiye gukomeza kwiga nkakora n'ikindi kintu kizajya gifasha abaturage. Nkuko mubibona rero aka kanya tukaba dusuye rwiyemezamirimo wacu kuri field akorera mu bigendanye n'ubwubatsi, adusobanurira noneho byimbitse ubwubatsi kubaka bihera he mpaka inzu irangiye, noneho adusangize n'ibanga rye afite ritandukanye n'iry'abandi ku bigendanye no kubaka. Ni karibu, twishimiye kubakira kuri site. Yes. Ni karibu rwose mwiyumvemo ikaze. Murakoze cyane. So aha twari tugusuye rero kugira ngo dusobanurira ubundi inzu kuva mu itangiriro kugera irangiye. Dusobanurira ubundi hari abantu bubakisha inzu bakaba bumva ari ukubakisha gusa, hari n'abubaka ariko badafite experience nka uri engineer warabyize. So uradusobanura noneho nk'umuntu ufitemo uburambe. Murakoze cyane kuba turi kumwe hano kuri site. Nkuko mubibona hano turi kuri site y'ubwubatsi. Mbere na mbere burya iyo umuntu afite ikibanza, twebwe kugira ngo tumukorere tubanza gukora icyo bita site preparation, then noneho tukaza tukahatunganya, amazu ashaje tukayakuraho, mbega ahantu tukaharevoringa hakaba hameze neza. Sinzi nimba ninza gukoresha technical terms zo muri construction wenda no mu Kinyarwanda uri bubimenye, ariko iyo tuvuze kuharevoringa tuba tuvuze kuharinganiza ku buryo ikibanza cyacu kiba kiringaniye kimeze neza, imyanda n'ibiki byose byavuyeho. Noneho iyo turangije ibyo ngibyo dukora icyo bita setting out, ari byo bita gupima inzu. Tugapima inzu kuko tuba dufite plan, tukamenya ngo ino nzu izaba imeze gutya, noneho tukayisetinga tukayishyira ku butaka. Bya bindi dufite ku mpapuro ari nabwo buhanga cyane, tukabasha kubishyira ku butaka, tugacukura imisingi, tukubaka fondasiyo. Engineer Niyonkuru Patrick, aba ndi project engineer muri Sustainable Home Design Rwanda Limited. Project engineer muri company ikintu abashinzwe gukurikirana projet kuva itangiye kugeza irangiye,
bivuze iki? Bivuze ko areba akananariza buri kintu cyose cyakozwe kuri iyo poroje, agenda acekinga abakozi kugira ngo arebe koko ibyo yakoze cyangwa abakozi ibyo bakoze niba bihuje n'uko amategeko abiteganya. Nkanjye muri department nkoramo ya design, icya mbere twe ubundi tureba cyangwa dufakasingaho twumva umukiriya, twamara kumva umukiriya icyifuzo cye, hagakurikiraho design team. Rero iyo design team imaze iki? Ikimaze ni ukugira ngo twumve umukiriya icyifuzo yifuje niba koko bihuje n'ibyo tugenderaho mu nyubako. Iyo dusanze bihuye n'ibyo inyubako iteganya, twebwe dushyiraho pati yacu yitwa ubugororangingo kugira ngo ibintu bikorwe professional, ubundi then projet tugakomeza tukayikurikirana. Muri makeya nicyo project engineer abashinzwe. Kwa Deo Maniriho, ndi kapita w'iki cyubako cya kampani bita Sustainable Homes Design. Kapita kuri tere ni umuntu uba ahagarariye icyubako, areberera abari gukora kuri iyo shansiye, areba buri kimwe cyose ko nta gishobora kugira ikibazo. Ibintu nabyize muri TVET. Kwiga ubwubatsi ni ngombwa cyane kuko utugeza kuri byinshi. Ni ukuvuga ngo umuntu wize ubwubatsi ntashobora guhura n'ikibazo cy'imibereho y'ubuzima. Ubwubatsi bwakuzamura bukakuvana kuri level runaka bukakugeza ku yindi. Cyane rwose kwiga ubwubatsi ni ngombwa. natangiye ari njye ubyikorera, gusa natangiye mbere natangiye mbikora gukorera abantu bo muri Amerika ariko ndi mu Rwanda, so nkabidesigninga nkabisenga online. So nza kubona ko ari ngombwa ko nanakora company noneho tukaguka. Hano muri iyo office hakoramo aba engineers 3 nanjye wa 4. So urumva turi team kandi team y'abahanga, njyewe selecting abana bagiye baba bambere mu ma university. Natangiye mfite sites nk'ebyiri cyangwa imwe mu kwezi cyangwa se hakaba n'ukwezi. Ibintu byacu bigira season cyane kuko urumva mu gihe cy'imvura ntuza project ziragabanuka, mu mpeshyi zikazamuka. So natangiye ngira project imwe, uyu munsi gakunda, ejo ntiziboneke, ariko nk'ubu ngubu dufite project zigera muri 3. Ndumva ari ibyo ngibyo. Nyuma yo kubaka fondasiyo turubaka inzu ikazamuka nk'uko mubibona. None se kugira ngo inzu ibe yubatse neza, ikomeye, ifite ubudahangarwa bw'igihe kirekire, ni iki gisabwa? Ikintu cya mbere gisabwa burya ni ukumenya ngo bipfira mu musingi byose. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite ikibanza cyiza, ufite n'amafaranga yo kubaka inzu iyo ari yo yose cyangwa se iyo ushoboye kubaka, ariko umuntu ugiye kukubakira akaba atazi iryo banga, burya inzu igomba guterekwa ahantu hakomeye. Ni ukuvuga ngo iyo ucukuye ugomba kuba sure ko inzu yawe wayicukuriye ukayigeza ku butaka bukomeye. Iyo umaze kugera ku butaka bukomeye nibwo noneho ugira gute uterekaho ya nzu yawe, ariyo bita fondasiyo. Fondasiyo ubwo ni amabuye na sima n'umucanga nyine tukabyubaka nk'uko ari cyo gice kinakomeye ku nzu tugira burya, kuko iyo fondasiyo icitse intege inzu yose ihita isaduka ikaba yanagwa. Yego. Ibikoresho by'ibanze ubundi bigomba kuba bihari, kuko abantu benshi bubakisha amasima, bubakisha imicanga cyangwa se za rukarakara. Nkawe ubona ibikoresho bikenewe kugira ngo inzu ibikomeye imeze neza nibiye bikoresho? Kuko hari nk'igihe tujya twumva ngo hari sima ifite ubudahangarwa ubu n'ubu, hari ifite ubudahangarwa ubu n'ubu, ubundi nkawe biba bimeze bite? Murakoze cyane. Nkanjye iyo ngiye kukubakira inzu nk'iyi ngiyi mbanza kukusaba ibikoresho. Ibikoresho ni umucanga wa Kayumbu. Umucanga wa Kayumbu ni umucanga uva mu majyepfo za Ruhango, uba wo mu mazi.
uba ufite ubudahangarwa bwo kuba warinda imidite nta mabumba arimo. So ubwo rero ubu ufite uwo mucanga na sima, tukavanga uwo mucanga na sima, noneho akaba ari byo twubakisha fondasiyo n'inzu yose muri rusange. Bivuze ko undi mucanga wakoresha se tubaka inzu neza? Indi micanga burya ni ukuvangira, ariko kuri njyewe bitewe na experience mfite muri ibi bintu n'ingaruka zishobora kuba nyuma y'uko inzu imara kubakwa, icyiza nkusaba ko ukoresha kayumbu nimba ukeneye ibintu bizaramba byiza. Yego, dufite kayumbu. Noneho ufite kayumbu tugusaba amabuye of course yo kubaka fondasiyo, kuko inzu yubatse ku mabuye nk'uko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ubaka inzu yawe ku rutare. Ubwo rero iyo yubatse ku rutare nyine, yubatse ku mabuye igahura n'iyo kayumbu na sima, uba utuye ahantu heza, urishobora ko inzu yawe idashobora kurigita cyangwa se ngo itenguke itangire isadagurike. Iyo tumaze kuva muri fondasiyo dukenera ibyo bita roofing cyangwa se roofing, DPC, damp roof course. Ubwo roofing ni nko kuvuga ni kariya gashashi dushyiraho kugira ngo imiditi itazazamuka cyangwa se ubukonje butazazamuka bukajya mu gikuta hejuru. Ubwo rero inyuma y'ibyo ngibyo nibwo dutangira noneho tukazamuraho ya matafari ahiye avangiye tuyakoresheje n'umucanga nk'uko bisanzwe na sima. Inzu noneho iyo igeze hejuru, aho ugomba gushyirira amadirishya dushyiraho icyo bita rento kontini, ariyo iyi ngiyi ya beto, nizo zino mbaho uko ubibona. Harimo ibyuma aribyo biriya, haba harimo ibyuma, ariko nabyo uko ugira sipane nini, uko ugira umwanya munini w'urugi cyangwa se w'idirishya, nibyo bituma umenya ngo ibi nzakoresha ibyuma bya kangahe, kuko hari ibyuma bigiye bitandukanye. Hari ibyuma by'8, hari ibyuma by'10, hari ibyuma bya 12, 16, 24 gutyo. So ibyo rero ku nzu itageretse dukunze gukoresha ibyuma bya 12, kuko ntago iba ifite rodi nyinshi, ntago iba ifite ibiro byinshi. So ubu ngubu inzu si birangiye ubwo ngubwo? Oya, ntago ibirangiye. Nyuma y'iyo rento nakubwiraga bazamura ahandi matafari, kuko inzu, uburebure bw'inzu bugenwa n'ahantu iri, nimba iri munsi y'umuhanda, nimba iri kuri sayidi y'umuhanda, nimba iri haruguru y'umuhanda. Urumva elevasiyo yayo igomba kuba imacingana n'aho iherereye na location iriho. Niyo mpamvu nk'iyi ngiyi ureba iri kuri 380, kubera yuko iri ku rubavu rw'umuhanda. Ubwo kuzamuka iyi rento tuyitegera kuri 250 m, noneho ibindi bikajyaho hejuru kugera kuri 380. Nyuma ya 380 niho dushyirira igisenge cy'amabati nk'ibindi byose ubona. Ubwo inzu yacu ikaba irahagaze? Yego, inzu yacu ubwo bihagaze, isigaje kuyikinga na finisage. Aricyo ubwo tuba tugeze muri gice, muri kimwe cya kabiri cya proje 50%. Iyi nzu isakaye, ikinze, ihagaze, imeze neza, nuvuga ngo ibiri muri 50%. Ariho usanga ahantu ndahatinda cyane kugira ngo nsobanurire abantu, usanga abantu benshi proje zabo zaragiye zihagarara kubera yuko bamubwiye yuko inzu yo yahagaze, ibintu biba byarangiye, bamaze kubaka, ati ubwo ngubwo tibisigaye aba ari make. Ndagira ngo ntangarize abantu ko igice cya finisage n'icya elevasiyo bijya kungana, bitewe na elevasiyo umuntu akeneye na finisage umuntu akeneye. Hari n'igihe finisage ibiruta elevasiyo. Nimvuga elevasiyo ni ibireba, nuko izamuye isakaye, nta madirishya arajyaho, amadirishya ariho, ariko nta ntuza, nta bishahuro, nta range, nta makaro arimo, nta mapave hano arimo. Ushatse kuvuga ko iyo inzu ihagaze ikinze ntabwo iyo irangiye? Ntabwo iba irangiye, ni kimwe cya kabiri. Nibwo ubutangiye urugendo, ugeze hagati mu rugendo. So nk'umuntu ushaka kubaka inzu,
hari abantu bashaka kubaka inzu bakavuga ngo nzakoresha amafaranga makeya muri ubu buryo ubu n'ubu. Ubundi nk'umuntu ushaka kubaka inzu yaba iya menshi cyangwa iya makeya kugira ngo inzu ye ibe ifite ubuzima nyabwo cyangwa se ubuziranenge yagakwiye gukoresha iki? Aho ngaho kuri icyo kibazo ubajije ni ikibazo gikomeye kandi kinoroshye kugisubiza cyane nkanjye nk'umutekinisiye, ariko ndagira ngo nsobanurire ku umuntu inzu. Iyo nzu ikaba igizwe n'iki? Iyo nzu ahubwo turi kurebera hamwe inzu ishobora urenjeniyeri utandukanye n'umufundi usanzwe. Inzu n'umuntu uri kandi ntabwo ushobora kubakira abantu bose bo mu Rwanda. Nk'umuntu uri ahandi hantu ushaka kwiyubakira inzu ye mukopeze mubwira uti inzu yawe igomba kuba yubatswe n'ibi n'ibi n'ibi, iyo nzu izaba ihagaze neza. Turagira ngo tubafashe abadukurikiye. Hari ukuntu umuntu ashobora kuba afite miliyoni 5 ariko afite n'ikibanza. Uwo muntu yangezeho mubwira yuko kubaka inzu bishoboka, ariko ntari bwubake ya nzu nini nk'iyi ngiyi, arubaka indi nzu iri mu ayene, noneho abashe kuba yava mu bukode, noneho agire gute agenda savinga amafaranga, noneho agenda atera imbere inyuma y'igihe azagure n'ahandi yubaka inzu nini. Ariko intambwe ya mbere ni uko wakubaka ukava mu bukode ugatangira ugatera imbere nk'abandi bose. Ayo wakodeshaga ukayakoresha indi mishinga. Ni ukuvuga ngo izo nzu ebyiri ikintu ziba zitandukaniyeho, ziba zitandukaniye ku bikoresho. Ziba zitandukaniye ku bikoresho zigatandukanira no mu moko yazo. Burya inzu nazo zigira amoko. Hari kadasitere, hari konoshi zimwe z'ibisenge bigufiya zitagaragaza amabati, hari ama etaje maremare, hari n'ama stade n'ibindi bikorwa binini bya leta, mega projects. So reka tugaruke ku bigendanye no kwiga ibintu ukabikuriramo no kubyiyemeza gusa. Umuntu wize ubwubatsi akaba yazamuka akaba enjeniyeri na wa wundi wabitoye ku muhanda gusa, baba batandukaniye? Aba bantu baba batandukanye kuko umuntu wize ubwubatsi aba abizi, abazi uko bikorwa, abazi amaterime yabyo, abazi kubizamura ndetse no kubihagararira supervision. Ariko wa wundi we ikintu aba focusingaho, wa wundi wabikuye kuri terrain, nuko aza akubaka gusa. We wa wundi wabyize akaba yamuyobora ati bikore gutya. Abatarize ubwubatsi ntabwo twabaca intege ngo tuvuge ko bahombye cyane, kuko imyuga ni myinshi, ariko nabashishikariza kwiga ubwubatsi abatarabwize, kuko ubwubatsi ni ibintu bikunda kugira akazi cyane ugereranyije n'indi myuga. Ntabwo wagira ikibazo warize kubaka, akazi karaboneka. Mbega kwiga ubwubatsi nta gihombo. Kuva natangira gukorana n'iyi kampani, mbonye amafaranga, ngura ikibanza, ndubaka, umuryango wanjye umeze neza, nta kibazo rwose. Banyujije kuri byinshi. Izihe ndangagaciro ziranga rwiyemezamirimo mwiza ku buryo yaba ari umuntu ufite ahava n'ahagera mu buryo bwagutse? Icya mbere mu ndangagaciro zigiye kuranga ba rwiyemezamirimo, ariko aha hantu ndahatinda cyane kuko usanga muri iyi firidi yacu ya construction habamo ibintu byinshi by'amanyanga, ibintu byinshi byo kutavugisha ukuri, ari naho ahanini usanga abantu benshi ugasanga proje zagiye zihagarara, kubera yuko ntabwo umu-engineer wagiyeho yakubwije ukuri, yarakubeshye kugira ngo utangire project. Noneho muri BOQ, muri design, nako muri bills of quantity, ntabwo yakweretse amafaranga yose azakenerwa muri dev, sibyo? Ntabwo yakweretse amafaranga yose azakenerwa, yarakubeshye kugira ngo abone ko watangira nawe yiboneramo udufaranga twiwe. So ikintu cya mbere rero ngira inama cyangwa se nanavuga ku ba rwiyemezamirimo ni ukugira ubunyangamugayo. Icya kabiri bakaba aba-professional, sibyo? Icya gatatu bagakorera ku gihe. Nimba urugero twihaye iminsi 30 yo kubaka inzu, cyangwa se wahaye umukiriya wawe ko uzamukorera inzu mu kwezi kumwe, so byaba byiza ubikoze, ko bituma n'ubutaha akwizera cyangwa se
aguha akazi cyangwa akaguha na mugenzi wawe. So rero ikintu kijyanye na time ni ingenzi kuri twebwe. Quality work, ibikorwa bifite karite, sibyo, atari bya bintu wubaka uyu munsi ejo bikagwa. Muri department nkoramo ya design, icya mbere twe ubundi tureba cyangwa dufakasingaho twumva umukiriya, twamara kumva umukiriya icyifuzo cye, hagakurikiraho design team. Rero iyo design team imaze iki imaze ni ukugira ngo twumve umukiriya icyifuzo yifuje, niba koko bihuje n'ibyo tugenderaho mu nyubako. Iyo dusanze bihuye n'ibyo inyubako iteganya, twebwe dushyiraho pati yacu yitwa ubugororangingo kugira ngo ibintu bikorwe professional, ubundi then projet tugakomeza tukayikurikirana. Muri makeya nicyo project engineer abashinzwe. Teamwork icyiza cyayo niho ibitekerezo byagukira bya buri muntu. Nk'urugero nkatwe dukora muri department y'ubwubatsi cyangwa design n'amasiragica y'inzu, hari amakode menshi dukoresha cyangwa ama interior design. Nshobora kubitekereza nkanjye ubwanjye, ugasanga ibyo nifuje ntabwo ari ibintu competitive, ariko mu gihe umwe yashyizeho igitekerezo cye n'undi igitekerezo cye, twumva buri muntu wese ibyo yatekereje, noneho tugafata umwanzuro tugendeye ku gitekerezo twumva gisa nkaho kiri competitive, bityo kikajya mu bikorwa kugira ngo dutange resulta nziza hanze ya projet cyangwa se mu gihe projet izaba igiye gushyirwa mu bikorwa. Umwihariko wanjye niyiziho nibigendanye na analyse ya strategy. Ntabwo wikora wenda random, ahubwo twifashisha amasoftware yabugenewe. Urugero nk'izo twita Procone, izo bita Proto Strategy, iyo twita Robot Strategy. Ayo yose ni umwihariko wanjye, n'izo twita Ishicad na AutoCAD. Ibyo ngibyo ni umwihariko wanjye ubundi nyirizina, bitabujije yuko na terenyizi neza, ariko hano muri department ya office izo software ni umwihariko wanjye hano. Bikore gutyo niho itandukanye. Noneho ugiye kudusobanurira, hari abantu nyine ku muhanda baba bumva ngo enjeniyeri, ukumva enjeniyeri gusa ni mu kirere, ariko ntabwo uzi ngo enjeniyeri ubundi ni iki, abashinzwe iki. Noneho duhereze nk'abantu bagakwiye kuba bari kuri tere y'inzu. Yego, murakoze cyane. Ubundi iyo tugiye kujya kuri tere cyangwa se kuri site, hagomba kuba hari storekeeper. Storekeeper akaba ari wa muntu uba umenya ngo hinjira ibi bikoresho, hasohotse ibi ngibi, hakoreshejwe ibi, hasigaye ibi ngibi. So uwo muntu aba ari ingenzi cyane kuri site. Icya kabiri, hagomba kubaho site engineer, wa wundi ukontorora inyubako, akaba amenya ngo ahangaha hubatswe gute, byagenze gutya, uri kumva. Noneho hakabaho n'uwo bita foreman. So foreman aba ari munsi ya site engineer. Nuvuga ngo foreman niwe wa wundi uzahora areba uko ibintu bimeze, utuntu twose acekinga. Noneho site engineer aba ari boss wa foreman, azareba aho nababwiye ko mwubaka mukageza nibyo, agacekinga akareba ko ibyo yabusiza bwiye foreman ko byakozwe. Noneho n'abo bantu bibanze baba bagomba kuba kuri tere. Noneho hakazaho n'ikindi gice cy'abakozi, abafundi, abayede. Mu ncamake ubundi enjeniyeri ni muntu ki? Enjeniyeri ni wa muntu ubuzi igikorwa cyose, wadirinze nacyo, cyangwa se akaba yarafashe ya drawing ya plan, noneho agiye kuyishyira kuri tere, akaba azi kuyisoma, akaba ari wenyine ukuriye icyo gikorwa. Ubu aka kanya tugiye kubatembereza, tubereke uburyo inzu yacu isetinze. Ahangaha ni ku ibaraza, niho abantu bazajya binjirira. Ni akabaraza gasanzwe. Aka ni akabaraza ko ku irembo. Noneho ahangaha uyu ni umuryango nk'uko mubibona wa saro, ririya ni idirishya. Azaba ari ibintu byiza cyane. Saro noneho aho abantu bicara baganira. Hariya imbere urabona ni muri saramanje aho abantu barira, ariko nyuma y'ibyo ngibyo tutaragera kure, hano harimo icyumba
cyinjirira kuri salo, kiba gifite hano dushe na tuwarete. Icyumba kimwe kiba gifite dushe na tuwarete. Yego, gifite dushe na tuwarete, noneho akaba ari n'icyumba kinini gishobora kujyamo na za garderobe. Ni izihe nama wagira abantu bicaye mu rugo cyangwa se abantu bari muri feedback bari gucika intege muri rusange? Ngo hari igihe ubamo ukaba muri break even point, hahandi utunguka utanahomba. So iyo stage uyimaramo igihe kinini, kuko hari igihe uba utaramenyekana cyangwa se ngo abantu benshi bakumenye, icyo gihe gutanga serivisi biba bikiri hato, ariko keep working, don't give up. So natwe twese niko twatagiye.